nifuza ashaka igufwa akarikira hano njye nkazabona uko nkinana n'abandi batazongera kugwa cyangwa bakanoneka. Imana yampaye ububasha ingira umubyeyi, ariko mu kungira umubyeyi nagonzwe n'inshingano. Inshingano zangonze nuko ubwo mperuka kwa muganga nayisabaga byibura. Hari n'igihe nageze ndavuga nti nabaye ari jye nipfira ariko umwana wanjye w'imfura akabaho. Birababaje rero babyeyi namwe inshuti mu nyumva kuba narahawe ubuzima bw'umwana mu biganza bwanjye, ariko nkagira ikibazo cyo kutabona ubushobozi bwamugarurira ubuzima, niko nabyita, kuko ubu mba mpangayitse. Haba ku ishuri umuntu yamujomba ikaramu yagwa se, n'ubundi nkongera nkasubira muri bwa buzima no muri cya gihe nari ndimo mvuga nti birarangiye, mpagaze hejuru y'urwobo, hejuru y'imva. Ntabwo byari byoroshye. Magingo ya rero bavandimwe, mwamfasha uko mushobojwe, haba mu masengesho, haba mu bitekerezo, haba no mu bikorwa, yewe no ku mbaraga z'umufuka, icyashoboka cyose. Murabizi umwana ni u Rwanda rw'ejo, niwe muyobozi w'ejo, cyane ko mbona ubwenge bwo busa n'ubwagarutse. Ejo niwe wadufasha mu kubaka u Rwanda twifuza, ejo niwe muryango w'ejo, niwe muyobozi w'ejo. Kumusigasira rero tukaba twamufasha mu rugendo rw'ubuzima afite hano ku isi, akaba yabaho, uwo ari we wese byamufasha. Niyo mpamvu inkunga iyo ari yo yose, ibitekerezo, amasengesho ni nacyo cya mbere, n'ubujyanama byadufasha. Uwakenera kumfasha angira inama uburyo bushoboka bwose, nimero yanjye hariyo madamu yavuze kare, iyanjye nayo ni 07 50 92 722. Nayisubiramo ni 07 50 92 722. Murakoze cyane. Mwamwe murakoze. nifuza ashaka igufwa akarikira hano njye nkazabona uko nkinana n'abandi batazongera kugwa cyangwa bakanoneka. Murakoze. Nitwa Etienne Nsengimana, nkuko babivuze ndi umugabo ndubatse, mfite abana 2 n'umugore umwe. Umwana wanjye yagize ikibazo cy'impanuka, ari gukina n'abandi bana. Si impanuka nka zimwe zisanzwe, ahubwo ni ibintu byabaye bitunguranye ku buryo kubyakira ari ibintu uwari wese atabasha kumva. Ko nubwo byabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 mu masaha ya mu gitondo, ugereranyije ni hagati ya 1:00 na 1:30. Ubwo nari maze kubaha ifunguro rya mu gitondo, banambwiye bati papa urakoze. Asohoka gatoya agiye gukina n'abandi bana 3 barimo mushiki we n'abandi bana 2 b'abaturanyi. Ubwo mu minota nk'itanu ndi mu nzu nibwo abagenzi be baje barambwira bati Samusoni aguye mu mukingo. Nsohoka ngiye kureba ntabara, ngezeyo mbona umwana yaguye hepfo ahantu hari mu murima. Mbona niruka njya kumuramira, nsanga umwana yumye, uwo yari yamaze kugagara yaguye muri koma. Muzamuye mu nzira nzamuka, nabonye nibaza icyo umwana abaye, nta koma ntacira, birancanga. Mpita mfata umwanzuro wo kumujyana kwa muganga. Igihe nkitegura yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko bya nyuma by'uko yaba yenda gupfa, kuko yahise aruka, kandi icyo kiba ari kimwe mu bimenyetso mpuruza by'uko ashobora kuba yapfa. Twagiye ku kigo nderabuzima cya Gatsata, babona ko batabishobora, banyohereza ku Muhima, bamatransferi. Ngeze ku Muhima yari yamaze kugera muri koma iri totali, bamuha ubutabazi bw'ibanze burimo bombone n'ama oxygene, bamutera n'amaseromo, bagerageza kunyihutisha muri urgence ya CH. Tugezeyo mu kanya nk'ako guhumbya
imashini yari itangiye gutanga ibimenyetso mpuruza by'uko umuntu apfuye. Igihe icyo gihe nari ngiye kureba umuti bakwifashisha kugira ngo babone uburyo bamukorera operasiyo. Mu kumwinjiza muri operasiyo rero byabaye ngombwa ko dusinya, cyane ko n'amasikana yari amaze kugaragaza yuko ikibazo kitoroshye. Amaraso yari igaragazaga ko ari kwivanga n'ubwonko kandi bigaragaza ko n'igufwa ryacitse. Aba dogiteri baratubwira ati nta kundi byagenda, ariko kubw'impamvu zo gutabara ubuzima hamwe n'Imana hari igihe byakunda, nimudusinyire mwemere ko aterwa n'amaraso hamwe n'ikinya, bya bindi nyine bikenewe kugira ngo umuntu bamukorere operasiyo. Birakorwa. Ubwo turasinya, twicara dutegereje, nta cyizere twari dufite. Njye ubwanjye nari namaze kwiyakira ko byarangiye, nshaka no guhamagara inzego z'ibanze ngo zifashe kuba nabona irimbi, kuko ntibyari byoroshye. Ubwo twaraye aho ngaho bamukorera operasiyo mu masaha ya 2:00, 1:00 n'igice gutyo, nibwo yasohotse muri salle d'operation agana muri service ya CHK iganamo indembe zikomerewe mu buryo butangaje, aho bita muri soins intensive. Ubwo nyine yari ari muri coma total. Tubayo baguma bamukurikirana, nyuma y'iminsi igihe kiza kugera asohokamo yinjizwa muri pediatri. Ubwo yari avuye mu cyumba cya 2 cya soins intensive bitewe n'ikigero cy'indembe, uburyo bagenda babigera nibo baba bisobanukiwe neza. Yaje kuva aho ngaho ajya muri service ya pediatri y'abana, aho bamaze bamwospitaliza. Hanyuma ubwo kubera abarwayi baba ari benshi, babonye ko ashobora kuzatanga icyizere, badusuraga buri munsi babaza bimeze bite, nibwo badusezereye. Mu kudusezerera ntabwo byari byoroshye, n'ibyari byagiye bikorwa byose fagitire yari umurengera. Nabwo ku buryo nahamaze iminsi igera muri 2 nsa n'uri hanze y'ibitaro, ariko nanone ntemerewe kuba nasohoka ku mpamvu za fagitire yabaraga 588,921 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nitabaje inshuti n'abavandimwe, haba mu mudugudu ntuyemo, nanashimira cyane n'abandi bavandimwe bose bagiye bamfasha, barimo n'abajyanama b'ubuzima b'ingenzi za koperative ya Gatsata. Bose bari mu bantu bagiye bamfasha mu kunyihanganisha no mu bushobozi bwo kugira ngo mbashe kwikura mu kibazo, hamwe n'umuryango wa Islam bita Arimare ifite icyicaro mu Rwanda ikorera i Nyamirambo, nayo yaje kuri iyo dosiye kugira ngo mbashe kuba nabasha kubona ubwishyu. Ngirana amasezerano n'ikigo, banyemerera ko nzajya nishyura amafaranga 10,000 bya buri kwezi, hanyuma babasha kundekura ndataha. Ubwo ngubwo kuko ayo masezerano yararangiye tuyemeranyijweho, nakomeje kugaruka nyine kwemererwa service za randevu nyine zikurikirana uburwayi bw'umwana. Twarabikomeje biraza, nza kwitabira rero ya nyuma, kuko dogiteri yampaga icyizere cy'uko umwana ashobora kuba ubwenge bwaragarutse hafi 100%, uretse efe y'uko imirebere yahise ihinduka, asa n'ukanura imirari, hanyuma no kuba irigufwa ry'umusaya igice cy'iburyo ryari ryarangiritse. Ubwo nta n'icyizere cy'uko ryasubiraho, ahubwo dogiteri yavugaga ko bashobora gukoresha iryo mu bwoko bwa plastique. Iryo rero naryo ryaje kuba imbogamizi kugeza uyu munsi, kuko igihe yarampaye cyo kuza ngo rijyeho abashe kumpa ibitaro, yarambwiye ati witeguye tuguhe ibitaro, hanyuma duhamagare kuri Roi Faisal tukohereza ujye kuzana igufwa, hanyuma tumwopere tunakospitalize, hanyuma rijyeho. Birancanga. Nawe se kwitegura ni gute dogiteri? Ati nukuba ufite 600,000 hanyuma ukajya kurizana, none ukaza tukarishyiraho. Ubwo ntihari habariwemo ibyama operasiyo n'ibiki. Icyo nakoze nta kindi, urumva n'umwenda nari ntarawurangiza w'ibitaro, ndavuga nti nta bushobozi. Yaravuze ati nimba nta bushobozi rero uraba wisohokeye, igihe uzumva yabonetse
uzaza tugukorere. Ati kandi ikindi nta kindi natwe twakora, nta hantu na hamwe hashoboka twakura igufa kugira ngo tumushyireho ku mubiri we uretse ubwo bushobozi bwonyine bwo kureba iryo rya plastique. Ubwo ndataha nta kindi nabonaga nabwira abavandimwe cyangwa abaturanyi, kuko ibyo bari barakoze birahagije, haba kugemura, haba kumfasha, ntabwo byari byoroshye no kunyihanganisha. Ndavuga nti aho bigeze ni ugutuza, hamwe n'Imana yamusohoye mu ndembe ikamusubiza ubuzima, izagumye imurinde. Birababaje kuba uri umubyeyi ukaba wagiye kwa muganga uvuga uti Mana wansubije ubuzima umwana wanjye, ikagira gutya ikaguha amahirwe ikamugusubiza, ariko noneho igihe kikagera yuko bagushyize ubuzima bwe mu ntoki ukabura ubushobozi. Birababaza, uwo ari we wese nawe arabyumva. Banshyize amahirwe mu ntoki y'umwana wanjye ariko mbura ubushobozi. Ubwo icyo niyemeje cyangwa se imyanzuro nafashe, naravuze nti umuntu ashobora guharanira kujya wenda Nyabugogo n'urugero acitse amaguru, undi nawe akaba afite igare, undi nawe akaba afite amaguru, undi akaba afite imodoka, ariko bose kuko bagamije kuzagera Nyabugogo bashobora kugerayo nubwo batahagerera igihe kimwe. Nanjye rero narikomeje hamwe n'umufasha wanjye, ndavuga nti nubwo bimeze gutya, hamwe n'Imana yamurokoye izagumya imurinde, reka twikomeze twihe igihe tugumye dushakishe, hamwe n'Imana izadufasha tugere ku ntego. Ubwo ni muri ubwo twafashe izo ngamba, hamwe no kwishyura iryo deni ry'ikirarane ibitaro bya CHK, no gushaka kuko nabonaga ageze igihe cyo kwiga. Ndavuga nti reka ngerageze ndebe ukuntu yajya ku ishuri, njya guhiga uburyo kimubonera ikigo, kuko na mushiki we aba ari ku ishuri. Ibyo byose nyine nibyo nabanje gukirana nabyo, nkavuga nti byibuze n'uwamufasha cyangwa se n'uwamuga akaba ari kugenda azamura imbamutima ze n'ubwenge bwe, tukajya tunareba dufatanyije hamwe n'abarezi n'umuyobozi w'ikigo, tugafatikanya n'inzego z'ibanze tukareba uko bimeze. Ntabwo rero nabyihereranye, nakomeje mbivuga. Inzego z'ibanze zo zari zibizi, abaturanyi n'abaturage b'umudugudu babizi, kibazo tukiganira mu muganda, bagerageza gukora ibishoboka byose, ubufasha bubonetse tugenda tugabanya ku ideni, ariko hari aho ryari rigeze. Hamwe na Rimare nayo aho byari bigereje, Rimare nayo iramfasha, ideni risa nirigaragara ko hari aho rigeze. Ubu rero magingo aya ikibazo kigeze n'uburyo yabasha kubona ririya gufa, kugira ngo umutekano we ku ishuri naho agenda se cyangwa igihe cyose yaba huye n'ikibazo ube warindwa, ko nta bundi bushobozi, nta n'ikindi gisubizo cyaboneka. Ni nacyo kituraje ishinga, gituma tudasinzira, twakubise impande n'impande, ariko navuga ko byatubeye. Ariko nubwo byatuyobeye, ntabwo icyizere cyatakaye, kuko ari jyewe nta bumuga mbana nabwo, ari n'umudamu ntabwo, kandi twese dufite ubushobozi bw'ubwenge n'imbaraga. Icyashoboka cyose n'inzira yose yashoboka kugira ngo tubashe kubona ubushobozi bwo kuvuza umwana wacu, kuko turamukunda, ni nawe mfura dufite, twagikora. Nkaba mbashimira, murakoze. Hanyuma rero watubwira icyo wifuza kugira ngo ibyo bibazo uvuze n'imbogamizi wagize zikemuke. Murakoze. Icyifuzo cya mbere ni nk'igitekerezo, buriya iyo baguhaye ububasha baba baguhaye ikintu gikomeye cyane. Imana yampaye ububasha ingira umubyeyi, ariko mu kungira umubyeyi nagonzwe n'inshingano. Inshingano zangonze nuko ubwo mperuka kwa muganga nayisabaga byibura, hari n'igihe nageze ndavuga nti nabaye ari jye nipfira, ariko umwana wanjye w'imfura akabaho. Birababaje rero babyeyi, namwe inshuti mu nyumva, kuba narahawe ubuzima bw'umwana mu biganza bwanjye, ariko nkagira ikibazo cyo kutabona ubushobozi bwamugarurira ubuzima, niko nabyita, kuko ubu
mba mpangayitse, haba ku ishuri umuntu yamujomba ikaramu yagwa se, n'ubundi nkongera nkasubira muri bwa buzima no muri cya gihe nari ndimo mvuga nti birarangiye, mpagaze hejuru y'urwobo, hejuru y'imva. Ntabwo byari byoroshye. Magingo ya rero bavandimwe, mwamfasha uko mushobojwe, haba mu masengesho, haba mu bitekerezo, haba no mu bikorwa, yewe no ku mbaraga z'umufuka, icyashoboka cyose. Murabizi umwana ni u Rwanda rw'ejo, niwe muyobozi w'ejo, cyane ko mbona ubwenge bwo busa n'ubwagarutse. Ejo niwe wadufasha mu kubaka u Rwanda twifuza, ejo niwe muryango w'ejo, niwe muyobozi w'ejo. Kumusigasira rero tukaba twamufasha mu rugendo rw'ubuzima afite hano ku isi, akaba yabaho, uwo ari we wese byamufasha. Niyo mpamvu inkunga iyo ari yo yose, ibitekerezo, amasengesho ni nacyo cya mbere, n'ubujyanama byadufasha. Uwakenera kumfasha angira inama uburyo bushoboka bwose, nimero yanjye hariyo madamu yavuze kare, iyanjye nayo ni 07 50 92 722. Nayisubiramo ni 07 50 92 722. murakoze cyane. Mwamwe murakoze. Buriya nubwo natangiye mvuga ngo ndasaba inkunga z'ibitekerezo mu nzira zishoboka zose, ariko ntabwo inkunga isaba ubabaye gusa. N'umuntu uri mu nzira y'iterambere cyangwa se ufasha abandi nawe akenera inkunga, ko ibintu byose buriya ni ugufashanya no gufatikanya mu mbaraga zose, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Nimwe mu mboni z'Abanyarwanda. Ushingiye umudugudu ntuyemo, n'igihe nagiriye ikibazo n'uburyo yakoresheje imbaraga zishoboka ikangeraho, byari ibintu bihambaye. Urabona dutuye mu mudugudu wa Tetero, umurenge wa Gatsata, akagari ka Karurumu, akarere ni Gasabo. Muri kumva rero mushingiye iyo mboni n'iyo ntumwa yaje muri uyu mudugudu, ni ibintu bihambaye cyane. Hari inzira zigoranye. Urumva rero inkunga irakenewe mu bitekerezo no kuyikunda, mukayishishikariza abantu n'abandi, ikaguka mu bikorwa byose, kuko n'imboni ni n'ijisho, n'ijwi ry'umuturage, wa wundi ubabaye, wa wundi ukeneye ubuvugizi koko busobanutse. Murabizi yo iba ifite ubunararibonye, kuko iyo umuntu yahuye n'ikibazo hari igihe akivuga bakagira ngo afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Iyo rero iba ifite abantu b'abexpert, ndavuga abakozi bayo, bagerageza bakajya kuri tere bakareba ikintu n'ikindi, bakabasha gucukumbura. Nabo nabita nk'abahanuzi, niko nabyita. Bakeneye rero motivation, bakeneye déplacement, bakeneye ibikoresho by'ikoranabuhanga byagutse, bakeneye ubufasha mu bintu byo ari byo byose, kandi bakeneye n'amajwi yanyu. Izo like zanyu barazikeneye, n'izo follow up zanyu zirakenewe, ibitekerezo byose ku matelefone no kuyirayikinga byose birakenewe, kugira ngo nayo yaguke, haba ive mu Rwanda ijye no ku isi yose, imere nk'izindi zose za France 24, hanyuma itubere ijwi nk'Abanyarwanda. Hanyuma u Rwanda twifuza, nkuko na His Excellence abivuga kandi yabiharaniye, arubohora, akaba yaraduhaye ubuzima buruta ubundi, tukaba natwe aho tugeze hose tuvuga u Rwanda, kandi nuvuza u Rwanda uwo ari wese avuga ati azamura akaboko karayikinga, tuyizamurira urutoki, tuyikunde, tuyikundisha abandi, n'ijwi ryacu, n'ijwi ry'abaturage. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wari utubwiye ko ririya gufa rigura 600. Yego. Bababwiye ko ryagabe Faisal batubwiye ko ariho rigomba kuva. Ubwo muri gusabwa amafaranga angahe kugira ngo muribone? Igufwa bwaryo rihagaze 600, tukabona twagenda kwa muganga bakaba bamukorera ibisabwa kugira ngo barisubizemo, hanyuma nabo bakaba baduha fagitire tukamenya naho ayo twakwishyura. Muri make ntabwo muramenya ayo byatwara yose kugira ngo
umwana kiriya gikorwa gisozwe cyo kuba hariya hakira. mufite icyizere ko riramutse risubiyemo bikarangira uriya mwana yakomeza akaba umwana usanzwe? Icyizere kirahari, kubera ntekereza wenda ko kubera kiri n'umwana ribonetse vuba hari icyo byahindura kuko ameze uko nguko. Kugeza iyi saha tubwire, umubona gute? Bigenda byoroha cyangwa hari ukuntu bigeraho bigasubira inyuma? Hariho igihe uba ubona ameze neza, ariko nyine hari n'igihe kigera ukabona byahindutse nko mu mibanire yo mu rugo cyangwa wenda ku ishuri. Ushobora kumubwira ikintu mucyumvikanye hashira akanya kacyanga kandi siko mbere byari bisanzwe. Ushobora wenda kuba muri kwiga, wamubwira nko kwandika nk'ijambo, yagera akavuga ngo arabyanze cyangwa se akaba yanagukankamira bitewe nyine nuko yarahindutse ntabwo akimeze nka mbere. Yego. Hanyuma rero uri umumama, ni iki wumva wifuza cyabaho kugira ngo uriya mwana akire? Icyo numva nasaba ubufasha kugira ngo ririya gufwa riboneke, babe namugurira ririya gufwa umubiri we ugasubira kuba muzima. Hari nimero ya telefone ukoresha ku buryo abashaka gucishaho ubwo bufasha bakubona? Yego. Wayitubwira? Nimero yanjye nkoresha ni 078 043 43 nanone 60. Wayisubiramo? Ni 078 043 43 nanone 60. Ibaruye ko yahe mazina? Mukeshimana Janviere.